kumva kandi aragusubiza. Nushaka gufasha umukene ubikore mu ibanga, Imana irakureba iragusubiza. Ingororano yawe uzayihabwa n'uri mu ijuru. Nushaka kwigaragaza imbere y'abandi, icyo uzaba ukoze igihembo cyacyo kizaba ari icyo ngicyo, nta kindi uzaba utegereje. Bavandimwe rero, muri kino gisibo dutangiye turaza kugira umuhango wo kwisiga ivu, nk'umuhango wo guca bugufi. Mwibuke Yonasi atumwe mu mujyi wa Ninivi, yagiyeyo atangaza ukwisubiraho. Amaze kubabwira ijambo ry'Imana, bemera kwisubiraho, bambara ibigunira, bisiga ivu, kuva ku mukuru kugeza ku muto. Imana ibabarira ibyaha byabo, bararokorwa. Natwe rero kino gihe cy'iminsi 40 twumvise abana batubwiye kitubera igihe cyiza. Numvise mwebwe ahubwo ari mwe mwatwigisha, muzi byinshi. Kino gihe rero mu byo mwagiye mutubwira binyuranye hirya no hino, ibyo mwagiye muvuga buri wese yabyumvise. Bizadufashe rero, bizadufashe kugira ngo twegerane n'Imana. Ugusiba kwacu ni ukuvuga ngo nukora imirimo yawe neza uko ukwiye kuyikora, uzaba uri gutanga umusanzu muri kino gisibo kandi kizakubera cyiza. Abana aho muri, muzirinde ubushotoranyi, muzirinde kumeranira nabi, muzagira umutima ukunda abandi, umutima wubaha abarimu babafasha, umutima wubaha ababyeyi. Hanyuma natwe abantu bakuru, ibyo duhamagarirwa turabizi. Gusenga, isengesho ryacu rivuye ku mutima. Ukwigomwa, hari ukwigomwa ibyaha, kureka gukora ibyaha, noneho no kwigomwa ibifatika rero kubyigomwa ni ukuvuga ngo nyuma yaho bigenda bite? Ibyo twigomwe tubifashisha abakene. Abana babitubwiye, twasanze abana baturusha urukundo, ngo bazigomwa kugira ngo bafashe abakene. Nuko rero kino gisibo kitubere twese igisibo cy'umugisha, umwanya mwiza wo kongera kwegera Imana, umwanya mwiza wo kongera gutera intambwe mu bukristo bwacu. Dutangira igitambo cy'Ukaristiya, nta muhango wo guca bugufi twagize wo kwicuza ibyaha. Turabikorera mu gusigwa ivu. Ugusigwa ivu ni ikimenyetso cyo guca bugufi no kwicuza ibyaha. Nicyo gikorwa rero tugiye gukurikizaho. Baragusiga ivu ku gahanga, bakubwira ngo uhinduke wemere inkuru nziza. Duhinduke twemere Kristo. Baragusiga ku gahanga, ariko nk'ikimenyetso wumve ko umutima wawe ari ugomba guhinduka, kuko mu kanya gato ivu ryo rizaba ryavuye hehe? Ku gahanga ritakihari, ariko umutima wawe wo uzaba uri muri iyo mirimo yo gushaka guhinduka. Tugerageze twese rero kino gisibo kitubera igisibo cyiza, kugira ngo tuzizihize Pasika, umutsindo wa Kristo, twese twariteguye, mu gihe tuzabasha kuvuga tuti Maranata, ngwino Kristo, twarakwiteguye.
duhaguruke. Bavandimwe, ni mucyo twinginga Imana Data ngo isesekaze umugisha we kuri aba bagaragu bayo. Nyagasani Imana yacu, wowe ugwira neza abiyoroshya ukagushwa neza n'abatanze ikiru cy'ibyaha bicujije, gira impuhwe utega amatwi amasengesho yacu, maze ku buntu ugira usesekaze umugisha kuri aba bagaragu bawe bagiye gusigwa irivu, kugira ngo bihatire kwihana muri iki gisibo, maze bazaberwe no guhimbaza iyobera rya Pasika y'umwana wawe bafite imitima isukuye. Ku bwa Kristo umwami wacu. Ubwo rero tugiye kuza ku mirongo, bamwe turabasanga inyuma, abarimo bashobora kudufasha bajya kwitegura kugira ngo baze kudufasha gusiga ivu. Ababikira mwaza kudufasha, n'abandi basanzwe bakora umurimo wa Retari wo gufasha kugabura Ukaristiya nabo bakwitegura.